umugore unyurwa nuko bayeho cyangwa nuko ikintu cyose ugiharara hashimwe kugihararwa uribwa ko tujya kumuzana rero wabyemeye rwose mbabwiza ukuri ntabwo nifuza ko muzajya mujya mu myenda y'umugabo wanjye ngo mugiye kumufurira kandi none se maze iki muri uru rugo myenda y'umugabo wawe nese gihe niki cyane ni umuhungu wanyu iwakabimenye sibyo umugore wawe utumva kereka byibuze umukubise inshyi ebyiri ibivumvuri biri mu matwi ye bigasohoka nibwo nagira amahoro ngomba kukubeshyera umugabo ahubwo atinze kuza umugabo we nkamubwira ko nagusanganye n'umugabo wundi mu gitanda cye yiguriye di nta nicyo wamuguriye nta nicyo watahanye ikindi cya kabiri esuime yajyanye muri dushe niyo umugabo wawe ese kuki utamuhaye yawe ikindi cya gikurikiyeho kamambirize akirirwa yambaye n'ikabutura ye n'isengeri ye maze ndebe Yezu Kristo ariko Yezu yaragowe habaye iki bimeze gute ni ukuri rwose ngira ikintu nashaka kubabwira kimeze gute kijyanye n'iki ndashaka ko tuganira kuri mukecuru kuvuga amabukwe nyine yayenze gute ni ukuri rwose pe ngewe mabukwe asigaye ambangamira mbese birabangamye rwose kandi ntabwo mbabeshya birambangamiye bimbuza amahoro mu mutima sinzi ukuntu nabibabwira ariko ubundi hari umugore unyurwa nuko bayeho cyangwa nuko ikintu cyose ugiharara hashimwe kugihararwa uribwa ko tujya kumuzana rero wabyemeye uribwa ko ari wowe wampaye dukangwa yakigura umukecuru ubwo ari wowe muto wari usigaye mu rugo aho yagumye yandavura nta mwana afite nta n'iki tumuzana hano mu rugo ibyo byose ndabizi pe kandi ni uko muri no kunyumva nabi ntimushaka kunyumva uko ndi kubibabwira ariko ni ukuri njye mureke mbabwire kwiranwa na mabukwe hano murabona nta kintu akora ni ukwirwa yicaye urashaka mama kuri iki ninjye maboko yasigaranye sibyo arimo arasaza njye nkagira imbaraga kwita kuri maboko kuri nyakuboko wawe byari binaniye sibyo kuvuga ngo mama ntabwo yari kunanira uribwa ko nari njya kumushakira umukozi kandi ngo nta mpamvu kumushakira umukozi ngo tumwe imbwa ebyiri ugire ute kandi n'aho ari yarahingaga nibyo ariko nanone pe njyewe simbabeshye rwose iyo mbimenya ubu ndi kwicuza nta kintu nkora mu rugo ngo kimunezeze exactly ibyo uvuze ni ukuri nyine iyo mbimenya byari ijambo ahubwo ni uko rizanye nzi kurambwira iki nyine mushaka ukuntu mubigenza pe yakugize ute kurya ntuhari ariko se kurya none se urumva nimba utangiye kubangamirwa ngo n'ibyo akora ngo ibyo avuga ngo ni iki urumva bizagenda bite mumukodeshereze pe kuko ndumva nta yandi mahitamo umukodeshereza se n'ubundi biba bitaniye no gukora za ngo ebyiri wangaga ibyo nta kibazo ariko tutari kumwe kuko ngewe ntabwo nshaka kuba ndi kumwe nawe ndakora ku isabune y'umuhungu wanjye urayimaze umwana wanjye yaragowe isukari y'umuhungu wanjye urayigasipiya si ibyo bintu nzabivamo ni ukuri bingeze aha pe mumukodeshereze tuzajya tumuhahira tubimushyire nanamusure ariko ntabyo kuvuga ngo ndi mu nzu imwe nawe pe ni ukuri ngewe nabirambiwe ngewe nta kindi ndibuze kugukorera sibyo tuzanye ngubwo ngiye ku kazi nimva yo turabivugana siko bimeze sawa nta kibazo ariko mubitekerezeho senena wicara mu cyumba n'umuhungu wanjye mukamvuga ukeka ko ntabumvishe ariko se mukecuru kuba basi mba nganira n'umugabo wanjye nabyo ni ikibazo wamubonye angana ndakubwira fungura amatwi ndabumva naramureze kugeza aho umubonye ari umusore uteranye ntabwo yigeze aba uruhinja vuga se nyine ndabyumva ase mukecuru ubu koko ngewe n'ikintu namubwiraga rwose mbabwiza ukuri ntabwo nifuza ko muzajya mujya mu myenda y'umugabo wanjye ngo mugiye kumufurira kandi none se maze iki muri uru rugo
imyenda y'umugabo wawe nese gihe niki cyane ni umuhungu wanyu ntiwakabimenye kandi ndabibubaha. kumufurira urumva ari ikibazo wewe uzitonde hazakumerera nabi ntabwo nizi ishokora umwana wanjye naramureze arakura wigeze umuhera yigeze yinyarira inkari ze zikuzuraho ariko nuko tutari tuziranye cyangwa wenda twaba turi no mu kigero kimwe ariko nakabaye narabikoze. kuki se utabikoze ugashyuhira ibyuzuye kuko abantu bose bashatse ni ubuzima baba barimo. byumve ubyumvirize ntutitwara neza nzakumiza ishokoro nongere mbikubwire. ariko se mukecuru mu by'ukuri ko mbubaha basi mwagiye mumpa agaciro. umva mukecuru se ndi nyina wa nyoko ndagaciro se ndakadobo k'iwanyu agaciro ntuzongere no kumbwira iryo jambo ahubwo haguruka vuba jya kunzanira fanta citro ikonje gira vuba. mwana yisubije ariko se mukecuru nako mba nzavuga nakubwiye ko iryo mukecuru se ndi ikidobo k'iwanyu ntacyo nzavuga inkuru. none se nkumi none se mukecuru nako nkumi mu by'ukuri mumaze kumbwira ngo nteke icyayi kirahiye none ngo nijye no kubagurira fanta ko haguruka hose ujye kwiza hari ibyo waje wikoreye waje mu byuzuye amafaranga n'ay'umuhungu wanyu haguruka rero ujye kuzana fanta. ariko se kuki ndakubwiye ngo ntabwo shimuzanya nyawe mbesire genda uzanire fanta. mwagiye munyubaha ko basi mukanyubaha ko ni umukazana wawe nkubaha n'ikindi basi mwagiye mumenya ko ndi umukazana wanyu ko n'ikindi gihe erega ndanakuze nuko niwenda uzashinga umutwe wawe hasi nkubaha mwebwe se wanjije waje hano kujya ukora imirimo yose kuva kucyo hasi kujya hejuru ngize ngo nkubaha kagenda nyine ariko ibi bintu mukora muzabibazwa. wamaherewe ndabazwa ibiki kuri wowe kuri umuja muri uru rugo. Profesa karamenya ko iheruka kwishyura imisoro ryari ariko njye imisoro yose ndayishyuye nta musoro n'umwe ngiye cyo nzi cyo nta no kuzinyatse mu kanisha kampani yanjye yishyura imisoro. waratekinitse ushaka kuturusha ntuturusha biraza kuba nabi. aka kanya tuvugana ni ugushinjwa ibyaha bibiri kuri inyandiko mpimbano no kutishyura imisoro urimo miliyoni 50 ugomba kuyishyura kandi na kino cyaha cyo wakoze cyo guhimba inyandiko zigaragaza ko wishyura imisoro nacyo ugomba kugihanirwa. aho wowe cisha make mbere icyaha ukora ibintu bive mu buryo bije mu nzira nziza. Kasimana yasinisha nacumuye igikoko ndagira ngo ntangire gukora business neza ntuje ibibazo nk'ibi ngibi bikaza siko nishyuye ko mfite amagitansi natekinitse gute cyeka nimba ubonekeraga rero ubaze umuntu ushinzwe kwishyura imisoro kuko twewe turagenda muri system n'imashini tubona ko urimo mwene reka ibyo kuba byose tuba tubireba tubibona uragenda mu gatekinika mwibeshe byo ntabwo twumahubeshe aho wowe kimwe kibazo hakiri kare urangiye kugira inama hakiri kare nibura kuri ngiro ntera ukaba byabaye ikibazo. noneho reka nkubwire sibyo reka turebe kujya mu bintu byinshi basi wenda urumva nyine wafashe iki cyangwa twabikora mu buhe buryo mbere kugira ngo basi wenda ikibazo cyorohe none urumva aho byagenda bite nagufasha iki nyine urumva ikintu wamfasha urumva shefu we ni ukuba wamfasha tukoroshya ibintu nyine nkashakisha uburyo nyine ibyo bintu bihagarara wenda kuko urumva nawe narishyuye nuko ahubwo ntazi ko ikibazo cyavutse nyine wenda tukareba ukuntu tugenda njye nawe tukoroshya ibintu ukareba uburyo wamfasha nyine nkajya muri system. oya niyo ni ruswa kandi buriya ruswa nayo ni icyaha kandi njye ntabwo njya ruswa
uzi ko icyo ngicyo ari cyane ubundi cyagufungisha kuko biragaragara ko wowe no mu yindi myaka yashize uzura utishyuye. Oya rwose uyu mwaka wonyine niho nagerageje nyine kuzana utuntu mu mutwe ngo twakora nabwo urumva ko bitambiriye pe. Indi minsi yose narishyuraga neza ntazi sindi muri system. Bwa rero nuko ngende kubera umuntu mwiza buriya nutitonde urajya muri gereza da bagufunga kuri ibintu biciye mu muco. Ni umwaka mubi, ibibazo mfite bikuvaye gute? Oya byose bituva kuri mwebwe mubitera mu gukora ibintu bitagize. Naho ntayo mutwe n'akazi nari mfite ndabona ntari bugakora. Manzi ukemura ikibazo cya leta undi ntawe uzikora akazi kawe. Ariko kuri kuvuga ko agiye nkaho $50,000 ari ubusa. Rega aho mwagiye muzishyira mu mwarazinjije kuko ntabwo twe duhandira abantu ngo baje basora amafaranga tubona ko atashobora kwinjira. Umugore wikusanya irenze urubura we warushyira mu nda yawe bigasohoka. ariko se koko siyo mwantumye ntizigenda ukakikonje bukeye. Ibintu wakoze ni ibintu by'i Rwanda. ngewe mu by'ukuri nagiye nabwira bamwe fanta ikonje barayima kandi koko numvaga ndi mukuri kuko niyo ubwo se uri injiji inaniwe kwakira ikintu kumva ko gikonje cyane cyangwa gikonje buko umva kubwira ni wowe wangurishije inzu urambwira ngo tugende mu mujyi da n'ubundi urashaka kunyica nawe. ariko ko muratinyutse muvuga iryo jambo. Tinya ubu se urashaka iki? Nkuko amenyo nsigare n'ibihanga bisa. Cyakora pe nuko ntari nzi kamere mufite ntabwo ibi bintu nari kubijyamo ngo mbagurishirize inzu ubundi ngo tubane. Wagurishaga iki? Wagira ngo uhorobye muri ibyo bifu byawe. Ujye ugaburira umugabo wawe inyama za buri munsi hejuru y'inzu yanjye wagurishije. Ubu si inzu yari iri mu cyaro baduhaye angahe ko mubizi? Inzu yari mu cyaro se nta gaciro kariyo k'ibintu. Isambu yawe ifite agaciro n'inzu yaho di. Ndeke kumbwira ko ntabwo ari wowe wazanye ibyo bintu. Ntabwo ari wowe. Umva nkubwire. Mutanyitondera. Ariko se mukecuru kuba narabagiriye impuhwe. Mukecuru ni ikijori cya nyoko. Nyoko wawe cyangwa none se nkumi yacu kuba narabagiriye impuhwe nk'abavaniye mu cyaro mwamusigaye mwenyine nta muntu mufite ubaha amazi nta muntu mwatuma umunyu iki nk'abagira impuhwe nk'abazana hano ubwo ko ibintu nta muntu natuma amazi nta muntu natuma umunyu iyo ugize azo ukabikora nakubwiye ko uri umuja w'uyu muryango. rero mukecuru nako nkumi ni ukuri kose ngiye simbabeshya ibi bintu biragaragara ko tutabana muri uru rugo ngo bishoboke oya ibi bintu ntabwo byashoboka tutabanye ukagenda hase ko ari ku muhungu wanjye ni ku mwana wawe wowe ariko nanjye ni ku mugabo wanjye yashaka n'undi atari nawe yagomba azabikira ahubwo ikintu uretse aze ndamubwira ukuntu winjiza abagabo mu nzu mukirirwamo inzoga mukirirwa mwiteretse mpaka divayi konyari gusa icyo mvuga ubwo rero urimo guhigahiga amayeri uretse umwana wanjye atahe ndamubwira abagabo bane nagusanganye nabo mwiteretse inzoga z'ubwoko bwose waragiye kanyanga namukubita umwice nyimukubita umumpe namukubita umuhereze ibintu byose ariko se koko ibyo bintu muri kuvuga mwabisubiramo rekaze ariko mwabirose rekaze ahubwo wowe icyo washatse urashaka wangurishirije akazu urankunze ungeze aha untoba nk'icyondo urancisha mu idirishya ukangarura mu rindi urankoropesha inzu yose uko ingana urantekesha ibiryo by'amanywa na nijoro wowe usigaye utereka urwara maze ubundi ukicarana n'abagabo muri salo y'umwana wanjye uretse aze oya ndakubwiye ngo uretse aze nudasohoka ndasohoka none se kuba mvuze yuko njye tutabana tutashobokana niyo mpamvu muri kumpimbira ibyaha ngarurira inzu yanjye wagurishije yigarure si wowe
si wowe ibyo byose si binyereka ko ushaka kunyica urupfu rubi. Inzu yanjye ko yari iyanjye wagurishaga iki iyo ujya kugurisha iya nyoko se? Kuki mudashobotse ko? Ariko se nyirankumi ibi bintu bihuriye he koko no kuba mvuze yuko tutabana ngo dushobokane? Ahubwo ndakubaza ngo ntunshaka kubera iki? Wangurishirije inzu isambu urayihinantuye ushyira mu bifu byawe gusa, wirirwa ugaburira umugabo wawe ibyiza. Erega ntabwo nabagiriraga nabi, nta nubwo ari uko ari ikibi nabifurizaga, ahubwo nagiraga muze mutuze, gusa nuko nasanze mudashobotse pe. None wowe ushobotse, wowe uzana abagabo bane ku munsi mukirirwa mwiteretse warage kanyanga mukubita umwice mucurika ariko se koko kuki muri kumva ko mwambeshyera ibintu? Reka jye nawe ruraca imana, mbikubwiye ruraca imana kandi nutagaragara ungaye. Kuki muri kungerekaho ibintu ntigeze natekereza? Ndakubwiye ngo buretaze reka tahe ave mu kazi ndabikwereka. Ubwo rero urashaka kwigira mwiza ngo ubundi kukubeshyera ku muhungu wanjye? Ni ukuri murankumbeshyera pe. Ntabwo uzi ko ntawe wivuga amabi ameza ahari. Ndakubwiye ngo icyatumye ngurishiriza inzu n'isambu byari ku nyungu y'igifu cyawe. Ndaje ndabikwereka. Reka tahe. Ariko siko kuri pe. Kuba wenda namubwira yuko njye ntagishaka kubana namwe ntabwo bivuze ko mwambeshyera ibintu bingana uko nguko. Ntugishaka agiye kubana nanjye rwose pe, ntabwo mushobotse mukecuru. Narihanganye ndagoragoza ngira ni ukuri kose pe, noneho nananiwe. Dore ukuntu uri bwigire imbere y'umugabo wawe rwose nananiwe, ni umukecuru yangoye. Niba uzi ko nakugoye uhaguruka ushinguke mu by'umwana wanjye, shinguka mu by'umwana wanjye niba uzi ko ngugoye. Ikibazo rega nuko munambeshyera n'ibintu ntigeze nanatekera. Ese ko muri kwiyumvira kandi muri no kumbeshyera? Ntakubeshyera se, ngomba kukubeshyera. Ushaka se ko banyirukana muri uru rugo? Ngomba kukubeshyera. Umugabo ahubwo atinze kuza, umugabo we nkamubwira ko nagusanganye n'umugabo wundi mu gitanda cye yiguriye di, nta nicyo wamuguriye, nta nicyo watahanye. Ikindi cya kabiri, esuime yajyanye muri dushe ni y'umugabo wawe, ese kuki utamuhaye yawe? Ikindi gikurikiyeho kamambirize akirirwa yambaye n'ikabutura ye n'isengeri, maze ndebe Yezu Kristo ariko Yezu yaragowe. Abanyabyaha abiba indaya zose zivuga Yezu Kristo. Ese mukecuru ubwo ni ubwoba bw'uko ndi bumubwize ukuri ukuntu wananiye yarangiza akaba yajya kugukodeshereza, none uhisemo kumbeshyera ibintu bingana uko nguko? Mbeshyere maze twumve ibifata ibyo aribyo, twumve ibifata sha. Urore ko ntiganye nawe, nta nubwo ngana nawe. Ese kuki uri umuhemu bigeze aha ngaha? Mbeshyere maze turebe ibifata. None se njye sinzaba ndi kuvuga ukuri? Ukuri se kumva? Ahubwo dore ikintu kizatuma ntava muri urugo n'iki byo kwirirwa ndeba ibyo ukora byose. Ese ibyo bintu muri kuvuga narabikoze koko? Noneho rero jya hasi upfukame turebe usaba imbabazi ubundi ukwereke kutigeze ubikora. Nagorwa. Sawa wihanganye gato ndaje nze nkuvugishe. Sawa. Ase imeze bite kugenda mu cyumba cyanjye ubu? Habaye kidagenze gute? Ubu ni bwo wigitse ko umubyeyi wagomba kuvuga. None se hano hararaga havuye byagenze gute? Umugore wawe arandembeje no kwirirwa tuzakora. Mbabajwe nuko mwagurishije inzu yanjye niga n'agasambu kanjye nirwaga mpinga
nkirirwa mfite icyo nigezaho mukakagurisha mukaza kubicaza aha umugore wawe akaba akanzonga akirirwa nkora mu itama akirirwa avuga ngo aranyirukana ankangisha iyi nzu yanyu ngo ntabwo afite urwisanzuriro ngo kubera jyewe ngo ntakirya neza niba rero niba rigiwe n'ibiryo bya hano mwana nzemera njye no kuyoboraho. Ako se mama ni iki basi wabuze hano? Wari waburara? Wari wabwirirwa? Ni iki wabuze hano? Nta mahoro mfite, nta mutekano mfite, umugore warambuza amahoro ngo ndamubyiga ngo muri ino nzu ngo ntafite ubuhumekero bwe, ntafite urwinyegamburiro. Mwana niba ibyo byose ari jyewe mbabuza amahoro ngende ngwe ku gasa ariko nkiriwe nsuzugurwa nimuhirimbire nk'uriya wazanye. Mama basi urumva genda aza kuryama ariko ikibazo cyawe basi genda uruhuka. Sibyo? Nta mugore wawe utumva kereka byibuze umukubise inshyi ebyiri ibivumvuri biri mu matwi ye bigasohoka nibwo nagira amahoro. Mama ngo basi mbabaye ugenda ujye kuruhuka n'iki kibazo ndarangikemura. Sibyo? Ndanavana hano no kwanza aho wari wicaye agomba kuhicara mpaka ikibazo gikemutse. Sibyo? Numugenda no kuri rwose uruhuka. Urakoze. Iyo usaza nabi wabyaye neza ugomba gusaza neza nk'umubyeyi wabyaye kandi wabyaye uzi ko ataribwa n'imbwa. Urakoze usa na so sibye ko atari inganzwa nkawe atari ibintu nk'ibyo. Mama nta kibazo ngo wagenda basi uruhuka kandi urare neza. Ariko Raki ntabwo rero ndi guhamagara. Ndabitabye. Umuntu guhamagara inshuro zirenga 10. Hari utuntu ndimo mu gikari. Ahubwo se mwiremo. Ameze neza ubwo mbwira. Ni cyo kibazo kiri hagati yawe na mama. Ko numva ibintu byose hano ibintu byose birahumeka neza, ibintu bimeze bo. Meze neza pe. Wowe Cyiciro nta kibazo dufitanye. Bose pe ntacyo. Twiyunze ubu tumeze neza nta kibazo pe. Hanyuma se ko wamundigiye nawe ntabwo njya ku kazi kare ntabwo ari wabimbwiye. Ibyo nabibabwiye pe. Ariko mwagiye turicara nyine twitekerezaho turiyunga pe mbese mukecuru nyine namubeshye. Umva ageze aho ngaho gezaho. Umva ukuntu bimeze sibyo? Ntabwo ndi umwana mu jisho uko mwiboneye sibyo? Nimba ufite ikibazo ukaba watatse nuko wari wababaye. Na mama aramutse atatse nuko haba hari kimubabaje sibyo? Rero ntabwo urugo ari kuzimu. Ahubwo byakabaye bibijuru ritoya nge nawe na mama tubigezemo uruhare. None ubwo bitari gukunda ntabwo ari nge ugiye gufata umwanzuro njyenyine. Tukumvikana. Ufite ikibazo cy'amadene y'imisoro ndimo agera muri 50. Ufite n'ikibazo cyane. Rero dore umwanzuro ngiye gufata kubera ko n'Imana yambanjirije igafata umwanzuro kuko shitani ntabwo agiye kumwohereza mu isi kubera yuko yabonaga ko itashobora gukemura ibibazo byo mu ijuru. Ariko mu rwego kugira ngo itanga amahoro ku bamarayika yamwohereje mu isi. Tukumvikana decision ngiye gufata ni rero mureke kunjijisha mu isi sibyo? Kubera ko ikigaragara mwanze gukora ijuru rito. Cicika buretse bantu mwanze gukora ijuru rito sibyo? Umwanzuro ngiye gufata ni uwo byanze bikunde rero we na mama ngomba kubatandukanya. Tukumvikana? Oya baguretse ndabizi. Nibyo uri kuvuga ndakuzi sibyo? Ukomeze ku maso uryo uri kubivuga harimo akantu udashaka kumvisha ariko nge sinshaka no gukumva kuko mfite ibibazo byinshi. Mama ngiye kumukodeshereza niba na ngombwa ibibazo ndimo nibiramuka bikemutse nzana mwubakira inzu. Turikumvikana? Nta kibazo rwose nyine niba ari nta nyine niwo mwanzuro nafashe. Kereka nimba wumva ushaka gufata indi mwanzuro hano mu rugo. Ariko nimba wumva ko ndi umugabo hano mu rugo sibyo? Kubera ko mugerageza kugira mufatanga uru rugo mu rudindi ijuru. Mwese mwe mwishima mama tambuka useke nawe aseke nanjye nseke abo nkajyana n'umuntu ibibazo byayo. Ntabwo nshaka kwinze ndi kukuze. Imyanzuro mfashe nuko bimeze nushaka kwishyura kubyaha. Hari umuntu tugiye kuvugana twaye dukemura ibibazo nyine mfite by'imisoro ndebe ukuntu yamfasha. undi murakoze naye ntacyo mbenza nyine ntabwo navuguruza icyemezo mwafashe. Ntabwo ari kukivuguruza mu myanzuro nafashe ugomba kubatandukanya wowe nande na mama.
Thank you.